garutseho nuko yavuze ko yahunze kubera abo bantu akisanga ari kuba ku muhanda. Urukiko rukavuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko yaba yarabaye ku muhanda uretse inshuro ebyiri zonyine, rimwe ngo yaguriye abana bo ku muhanda ibiryo, iyindi nshuro akabashyira litiro 10 z'amazi. Umucamanza avuga ko haciyemo iminota 14 gusa kuva uyu Okello yishyuye kuri mobile money amafaranga y'ishuri kugeza amaze kwica abana banahamagaye polisi. Muri uwo mwanya rero ngo ntibyari gushoboka ko umuntu waje kwishyura amafaranga ari muzima yabahindutse akarwara mu mutwe. Mu iperereza kandi ryakozwe ngo basanze yari afite konti 3, ebyiri muri zo zari z'amadolari. Bakavuga kandi ko ngo yabashaga gukora transaction, kuvuga guhererekanya amafaranga agura yishyura ibintu bitandukanye. Mu byo yishyuye kandi ngo harimo umurima yakodesheje ndetse hari n'ubutaka yaraherutse kugura. Urukiko rugasanga nta muntu waba urwaye mu mutwe ngo atekereze no gushora imari. Mu mashini ye kandi basanze yari yarashakishijemo ibintu bitandukanye birimo amashuri yari hafi ye, amwe mu yashakishije ngo harimo n'urusengero ruri hafi ya Gaba ndetse n'ishuri yakoreyeho icyaha niho riri. Yanashakishije kandi aho bakodesha imodoka, nyuma yaje kuyikodesha ayikoresha mbere y'iryo sanganya. Mu bindi yashakishije kuri interinete harimo ingano ya essence yakoreshwa ku birometero runaka, sitasiyo za polisi aho ziri, ibikorwa bya Islamic State ICC. Icyakora we agahakana ko kuba yarashakishije ibyo byose kuri Google ngo ntaho bihuriye n'icyaha yakoze. Yakanye kandi ibyo gushakisha ibikorwa bya Islamic State ibyaha ikora, ndetse urukiko rwasanze uburyo yakasemo imitwe abana byari bihuye neza n'uburyo ICC igikoresha rimwe na rimwe mu bikorwa byo kwica abantu mu ruhame cyane mu kubaca imitwe. Kwica abo bana ngo byatwaye iminota iri munsi y'7. Ibyo rero ngo uretse umuntu wabihuguriwe nta wundi wakwica abana 4 mu gihe gito gutyo ngo abashe kubikora. Ibyo rero ni by'urukiko rwabonye. Umucamanza yarebye ibimenyetso byose basanga kuvuga ko atameze neza mu mutwe bifitanye isano no kuba ashaka guhunga icyaha. Yarazi neza ibyo yakoraga byo gutera ibyuma abana 4 kizabivamo. Asanga abashinjacyaha baratanze ibimenyetso byose bigaragaza ko yishe abana ku bushake yabigambiriye. Ibyaha byose biramuhama. Uyu Christopher Okello Onyum yahamwe n'ibyaha byo kwica abana 4 abasanze ku irerero. Ubushinjacyaha bwakunze gusaba ko yahabwa igihano cy'urupfu. Basaba ko mu gihe igihano gisumba ibindi kiramutse gitanzwe nabo bakwishimira ko hatanzwe ubutabera. Ubushinjacyaha mu ijambo bafashe ku gicamunsi cyo kuri wa 4 bavuze ko Imana ibabarira ibyaha byose ariko ngo yanga icyaha igashima kandi guhana wihanukiriye ku bakora ibibi. Bavuze kandi ko uyu Okello ari umukristo nk'uko yabivuze. Ubushinjacyaha bukavuga ko itegeko rya 6 mategeko y'Imana asenga ribuza abantu kwica. Yatanze kandi umurongo uri mu Baromani 6:23 bifashisha n'indi mirongo muri Bibiliya itandukanye. Umushinjacyaha ati ijisho rihorerwa irindi, umuntu utababarira abandi nawe ntakwiye kubabarirwa. Buri wese umena amaraso ugendeye kuri Bibiliya amaraso ye nayo akwiye kumenwa. Yavuze ko ku irerero ahantu nk'ahari yahabereye icyaha hagakwiye gufatwa nk'ahantu hatagatifu h'umunezero, ahantu abana bajya bagatekana, ariko ngo siko byagenze. Umushinjacyaha kandi yibukije umucamanza gutekereza ku bandi bana barokotse babonye bagenzi babo bicwa, abarimu babibonye ndetse n'izina ry'iryo shuri ndetse n'indi sura bishobora gusiga muri rubanda, agaheraho amukatira igihano kinini gisumba ibindi byose. Umucamanza yahaye ijambo Okello kugira ngo agire icyo avuga. Avuga ko ntacyo afite cyo kubwira urukiko. Umucamanza atese ntabwo wasaba imbabazi Uganda? Ati ntacyo kuvuga mfite nyagasani. Icyakora abanyamategeko be bashimiye imyitwarire y'abaturage ndetse no kwihangana bagategereza ibyavuye mu rubanza. Umwunganizi we ati Imana iravuga ngo mureke abana bato bansange. Akimara kuvuga ibyo humvikanye urusaku rwinshi cyane. Abaturage bamwe bashaka kumutera amabuye, bamwe bamubaza batese niba Imana ivuga ngo mureke abana bansange iravuga ngo Okello abica bohereze. Byarakaje benshi, ariko nyuma umwunganizi wa Okello mu mategeko afatwa n'ikiniga ubwo yavugaga. Avuga ko Okello nubwo yagize nabi ariko hari akamaro ashobora kugirira igihugu cye na sosiyete muri rusange. Asaba urukiko gushishoza ndetse no kuzamuha igihano gikwiriye. Umucamanza mu gutangaza igihano yavuze ko buri cyaha Okello ashinjwa igihano kinini cyacyo ari urupfu, haba ku cyaha cy'ubwicanyi ndetse n'ibindi byose uko ari 4. Nyuma y'ibyo byose kandi umucamanza ntiyashidikanyije ku mpamvu yatangajwe na Christopher Okello
yo gushaka gutanga ibitambo by'amaraso ku bana kugira ngo akunde abone ubutunzi. Avuga ko nta yindi mpamvu abona yatuma umuntu muzima asanga abana ku ishuri akabica. Yemeje kandi ko urubanza nk'urwo ari imboneka rimwe muri nkeya zabayeho mu mateka, kubera ko nta abana bane bishwe mu gihe gito nka kiriya bishwe n'umuntu umwe aho muri Uganda mu buryo nk'ubwo. Ashingiye ku kuba igihano gitangwa gikwiriye kwigisha Okello, abamutumye ndetse n'undi wese wizera ibijyanye no gutanga ibitambo by'amaraso, umucamanza avuga ko nibabikora bazafatwa kandi batazacika ubutabera, bizabagendekera nk'uko Okello bigiye kumugendekera. Yavuze ko atabona impamvu yo kudaha Okello igihano gisumba ibindi byose muri Uganda. Icyo ni igihano cy'urupfu. Yavuze ko akatiwe igihano cy'urupfu kubera icyaha cyo kwica abana basanze ku irerero nk'uko bigenwa n'amategeko. Ibyo byashimishije abaturage bari hafi aho, bamwe bavuza induru abandi barabyina bishimira ko bagiye kubona ubutabera. Icyakora Christopher Okello Onyum yemererwa n'amategeko kujuririra ikigihano yahawe cy'urupfu ndetse no kuba yajuririra ibyaha yahamijwe byo kwica abana mu gihe kitarenze iminsi 14 uhereye kuri uyu wa kane, umunsi yahaweho igihano. Abaturage bari hafi abo batangaje ko bishimiye icyemezo cyafashwe ndetse bamwe basabye ko yazicirwa aho mu ruhame n'ubundi aho yakoreye icyaha. Ni byinshi bikomeje kuvugwa muri Uganda bijyanye n'uru rubanza. Bamwe baravuga ko yari akwiye igihano cy'urupfu, ariko abandi bakavuga ko ataragikwiye kuko nubwo ngo yagize nabi nawe atarakwiriye kwicwa.